kubona nabona musheri mfite ukuntu biteye irungu. Umukobwa ni nk'amatari ugomba kwirinda ko bagusogongera. Uzi gusoma se ni muri The Sun Studio niko hitwa. Muzaniye amakuru mashya kuri wa mushinga. Ugiye gutangira. Ise ninde w'injiro dakomanze. Umusoro ugeze hano se twageza tuno tunahareba irenze. Abakobwa banjye rero shamerutse kuganira na mama Mura ambwira ibintu bijyanye no kwiteza imbere numva ni byiza umva arabinkumbuza pe kandi nanjye numubonye ari byiza none rero Kevin ntawo hari ariko namwe muri bakuru pe nuko ubona naruwe mushinga twakora muri urugo ukatuzanira inyungu. None se mama reka twagura amarange twagura amadiva twashamo na flat hano mu inzu ndetse tugashira n'amavaze hanze ibyo sibyo byaba byiza. Cyakora Keti kabisa ubwo se nk'amadiva amateleviziyo za flat nazi urabona ibyo ngibyo byaruwe musaruro koko. Yewe naherekeje abandi ngo ndabyaye. Yo. Muzibite sha ugisa namahoro. Yo G. Yo. Man, uzi ibintu none mu bebe yarankoreye man. Muzibite se wakintu. Uzi ibintu bankoreye? Ntago mbeze cye kubiki. Dom. Urabona kara gatisi kanje. Nakaga shati kako. Nagiye njya gutira wa mujama wundi agacongo. Ndakwikira. Nawe urabibona rero nigeze umuntu w'umuyobozi ukora nko muri leta. Hari disi ubundi wagiye kwambara amatisi, hari igi yambara amatisi. Sikari byo namubwe wakintu. Narimubwe ndabwati mwakijama we kwiteza ababebi wambaye ibintu by'amatisi ntago byavuye. Oyibone nta nigo ugomba kwiteza amabebi. Ubundi nakubwiye n'amatisi kumuntu adashobora no guterana agatambwa gatafatika. Ugenda nta nubwo agakweduka amutse ibyo. Umva. Ubwo rero nawe urabyumva nemaze kugashiramo neza ndagenda. Bandinjiye. Sinkimara kwinjira. Ababebe mbasanze bicaye nka hariya. Reka. Simbasabye karibu. Abarambwiye ati icara ngaka gatebe. Bari abakobwa bo babiri. Byose byari byukisi cyangwa sha ntibyabende byawe. Byihorere sha byihorere. Ubwo rero naye ngiye gutereta umwe muri bo. Umwe yahagurutse ngira ngo agiye kunzanira akantu ko gusoma. Ngakabye. Wanagasa. Umva. Yahagurutse ngira ngo agiye kunzanira akantu ko gusoma. Aba yikojeje mu nzu. Yajaze n'ibyombo byose. Ibyo byombo bazenye ngo bimaze iki? Ahubwo se bari bageze ngo ugiye kuba umukozira. Nibyiyorere sha. Mama Keti. Ndabona ibintu bivuze n'ibyo. Tugomba kugira ikintu dukora kubera ko nta mpamvu yo kumeza kuguma hano twicaye twese. Imirimo mu rugo nubwo ari myinshi ariko nyine tugomba kugira nawe umushinga dukorena dore ko inaha hari gutera imbere tukatwazana nkanuza nk'iduka ricuruza imyambaro y'abagore makiyaje ibintu nk'ibyo dore ko ngenzi no kuba makiya nahita nshira n'agasaro ku ruhande kumva atari umushinga mwiza Sha hata ko nagatekereza jewe rero hari akandi nari natekereje nyene biragaragara ko buri wese ari kujya yibona mu bintu ari angana nabyo nyene natekereje ngo twazana akaduka karimo ibitenge tukajya turanguza ibitenge hano hose abadama abamama noneho tukazana n'utuntu tw'udutako utwibo nanjye ibyo nibyo nari natekereje. Ese nibyo mwari murimo muvuga none se mama reka tugakora alimentation tugashiramo ibyayi tugashiramo amandazi mbese nkajya nabakira nkaninywera n'ibyayi. Yewe nta handi warurekeza gusa alimentation nako n'umushinga ariko kurya no kunywa nyine cyo kora n'ibyawe nyine nkajya nirirwa nishyuza ndi no kwirira amandazi. Ubwo yaramaze kumbaza ati harakana ashaka ko mufasha ngira ngo nakandi kantu kandi ugiye kumwogereza se uzi iki cyabaye yagiyaze n'ibyombo byose by'iwabo ati ngo ni byose ngo umukozi wabo se sibyo se nanjye nari kubwira wakintu none se nge byarangiye byogeye kuba agiye mu bintu byo kongorana bari kubiganiraho bagasanga nanjye rero nk'umujama rero sinyari kubyoza wese ukarenga se musaza fo uvuze akantu nanjye nahise
nkita nkarenga. Ibintu by'amabebi mani bireke, ibintu by'amatisi nabyo ubirihorera ahubwo tuvije kuzunguka. Umva rero G. None kirakambazaniye wallahi umva. Kirimo akantu. Ibintu. Ntabwo twavuga akantu musaza agomba kutubwira ibintu. Kuko kutubwira akantu ntabwo byavuna. Kimeze giterero sasa ngo dore kirakarere. Undi ko bifashe nk'umuntu ufite imbeho aka kanya. Nje nagiye nkora ibiraka binarenze nibyo ngibyo ugututura kuri kugenda uzana hanga. Nje nafashe ikijama urumva cyaje gutera mu rugo zibe nagikoreye. Ubu wamufata gutya wowe. Nagifashe urumva. Bigenda bite. Ndagifata urumva nyishira kwivu zibe nagikoreye. Umva ndakivuga. Mureke kwitapagura nkumve hano ikiraka uburyo giteye. Cyaramuka kibananiye rero cyane. Ayanjye mwitonde nawe azayaruka. Sasa rero kanze ntabwo ndimo kurebana neza mana. Umva ukuntu ikindi kiraka rero giteye. Gite. Hano hari umujama ugiye kuza aka kanya tuvugana. Ahagaze imbabi. Vuze ngo iki wowe ko ndikora sinzi ibintu bibereye. Man musaza ndi kubyumva neza kandi. Batega amatwi rero mbabwire ubugikira. Hano wa umujama ugiye kwanyama. Mu kano kanya afite amafaranga. Amafaranga nawe uraje uramubona. Akora iki ubundi mbere na mbere? Ni umuganga. Umuganga wakintu uzi ko mfite amakuru ku uyu munsi abajyanga bahema. Uzi ko wasanga natanye mu gikapu we buriya cyangwa mu mufuka. Aka kanya agiye guhita agera ahangaha tugiye kumutega ibyo turamusangana byose. None ni ukuvuga ngo mu gihe tukimutegereje kadushaka kandi twe twicare hano tumutegereje aze duhita tumufata duhita dukora akazi duhita tumanukira. Okay. Icyakora kete yawe ntacyo nabyo nimba ukumva kurya amandazi no kunywa amata aribyo nta kibazo ariko bon Kevin nawe uri hano reka dutegereze twumve n'igitekerezo cya Kevin sibyo ubundi nawe twumve icyari bo bivugeho ahubwo uvuze ibyo kurya ndibuka ni muri kuma mushaka ko turya agafiriti rero kete yagiye gutuma amavuta ujye kumahira amavuta uzane twitekera agafiriti nawe usigara ugira ute utunganya ibirayi. Yego mama. Iwe nangiye kugenda muri kakarima k'igikoni nshaka imboga twirira agafiriti ubwe indi mishinga buri wese akomeza natekereze kandi ni umukoro mbahaye. Ketero mwana wanjye pe. Ndagusabye urabona ko kuba muto utararya. Ni wongere kwirirwa mu nzira na za nsore zawe sibyo? Wumve ko ubu ngubu nakuwambwiye kugiye kuba kana kiza. Wihangane. Sinongere kukubona aho bya bindi byawe. Uwo mujamo wawe utari kuza akanga kuza muruzi ugata werekera Umva se do iminota asubunda kandi uko iminota iri kugenda iri kwiyongera niko amafaranga uraduhemba ari kugenda ari kwiyongera. niko bimeze. bite kumpagarika bite byawe mwana. banze utega amatwi wumva icyo nshaka ko numva wigira wa danje vip tuza gatoya hamwe manze nkubwire icyo nshaka. Kasha ntabwo uri muri bya birara byo mu isantere ngaho mbwira twumva. Siboni mushaka iki mwana. Ubundi byo ufite byose hasi. Byose nta n'ikindi kibuzemo. Era kuri telefone ubundi hano. Manza ucisha Cabugufi. Byose ikofi muretse kabisa. Muretse. Shaka ikofi. namaze kwemura kino gikapu. Ni kapo kuna cyo bundi kugenda n'iryo koti. Kuramo. Ege baduhereye twarabuze nayo kurya. We Cabugufi. Mwimuretse. Nta diro ibyo birabivuga byose biri hasi. Byose hasi. Tanaducika Akino sigaranye sha. Reka haguruka nana gusa. Umva sikana gakufe nje nanubwo naguhereza. Ibikoro bisigaranye. Gira vuba. Ibikoro bisigaranye. Ariko ubundi urakaza. Ngakamba. Cyane urenze. Iyi ni za boss reba neza. Mwitonde umva se nijyo azanyikira kamwitonde. Aka brasenda kajyana boss. Mwitonde. Kiraka nicyange. Byose nabishaka hasi. Bako nabahaye ibyanjye mushaka iki koko. Ntabwo bari wabiduha byose bitari byarangira. Ubundi wewe imifuka nta bintu birimo. Agiye gakuru. Nta bintu tuniya Buretse poro zose ko nazibahaye. Akako ndanakambara. Nanjye umukandara ndawutsendera. Ariko ubundi boss, imoto ko ndiko none je nayikonze. Oya.
umenye ko twamuriye ibintu byinshi mureka agakweta akajyana ariko nuzana ibintu by'intusi umukanda nawe utsindiye urumva neza amaze gutwara ni byinshi nisigana hano tunadusanga ndakugirira impuhwe uri gutinda kandi wagenda unamaze no gukubisa naretse nkigenda umukandara amasomo y'urubyiruko zitazana kuramo umunota umwe mbetamo bitari kugenda kurenga nitore hano wowe utagira guca tunakuretse ukajyana n'ibi byose ukibesha none uko duteza abantu niwanyu none tuzahita tuza tunatwika iruka uriya bosi none nakibesha nkagiye kuturya mu kiyaga mu ruzi niko bimeze mbese ubundi mani nemyitonze gazi nawe twaguhinduka twaguhinduka kiraka n'ijye wakizanye mwitonde nta bintu mubera bwamureke tugabane ntarebe tugabane iki ubundi ni iki n'iki cyari ko naherutse ndi gushyiraho ikofi iri kujya umva si smartphone ni ko naherutse ndi gushyiraho ikofi iri hesha ikofi nashyizeho iri singiyi ako se hasi ubundi kano kaca amakodi ko n'akantu ajyanye n'ibintu byinshi uretse sha nanushanete mani kari kayijyanye byose kari katuriye n'utu turinete duhuriye mu kanwa uramusha ahubwo ubundi kino kijama bamberara hambare kandi tumute mu amazi twita twigenda ariko ubona sikari by'amani